Ubusumbane hagati y'ibitsina byombi ni ikibazo gikomeye cyane. Butuma abagore barenga amamiliyoni bo ku isi yose bahora mu bukene. Abagore bagize 1/2 cy'abaturage b'isi yose, ariko usanga babuzwa uburenganzira bungana ku bijyanye n'ubuzima, uburezi no kugira uruhare muri politiki n'ubukungu. Ibi bifatwa cyane nk'imbogamizi zo kubuzwa uburenganzira, ariko kandi ubusumbane hagati y'ibitsina byombi bubangamira iterambere ry'igihugu. Ibyo bindebaho iki? Ngendo umwarimu sindi umunyapolitiki. Abarimu bafite ubushobozi bwo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, bigisha abanyeshuri kurangwa n'imyitwarire ikwiye mu ishuri. Akenshi abarimu ntibabona ko mu gihe bari kwigisha abanyeshuri 40, buri munyeshuri aba afite umwihariko we. Buri munyeshuri afite impano ze ndetse afite ibyo akeneye mu myigire ye, kandi afite ubushobozi bwo gutsinda no kwishima aramutse abifashijwemo. Icyakora aho kubona abantu batandukanye, abarimu benshi babona abantu 20 b'igitsina gabo n'ibyerekezo 20, hanyuma mu gihe abarimu batekereza ku banyeshuri ku bijyanye n'igitsina cyabo, batangira kubatekerezaho ibintu binyuranye bijyanye n'ibyo bakunda, ibyo bazi gukora, ndetse n'ibyo bazakora mu gihe bazaba batakiri ku ishuri. Nshobora kubizeza ko ari njye cyangwa bagenzi banjye nta n'umwe ujya mu ishuri agambiriye kuvangura abanyeshuri. Ubwo byaba bigenda bite? Birashoboka ko ibogamira rishingiye ku gitsina ari ibintu byatwinjiyemo, tukaba tutanabibona kandi tubikora. Ibyavuze ni ukuri. Nimunkurikire turebe bumwe mu buryo abarimu bimakaza ibogama rijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye batabigambiriye. Nimwiyumvire uko abarimu bamwe baha abanyeshuri ibyo bakora bagendeye ku gitsina cyabo. Ndashaka abahungu 4 bafite imbaraga baterura intebe kugira ngo abakobwa babashe gukubura. Nanone kandi rimwe na rimwe abarimu babaza ibibazo mu buryo buvangura ibitsina. Abahungu murabitekerezaho iki? Abakobwa bo barabitekerezaho iki? Ni gute mwumva ko abahungu bose batanga igisubizo kimwe, hanyuma n'abakobwa bagatanga igisubizo kinyuranye kubera igitsina cyabo? Turi abanyeshuri bawe, uratuzi, buri wese afite umwihariko we. Ubushakashatsi bugaragaza ko muri rusange abahungu babazwa ibibazo byinshi kurusha abakobwa. Ninde wasubiza iki kibazo? Mariko? Akenshi abarimu bashishikariza abanyeshuri kumva ko imyitwarire imwe itemewe ku gitsina iki n'iki. Reka guseka cyane. Ibyo ntibikwiye ku mukobwa. Nibyo turabyumvise. Ese mwaduha inama zadufasha guhindura imyitwarire yacu? Yego rwose. Ni ugushishikariza abanyeshuri b'ibitsina byombi kumenya ko ubuzima bwabo mu gihe bazaba babaye bakuru buzaba bushingiye ku murimo, kurera abana no kwita ku rugo. Ni ngombwa gukora ku buryo ibyo mwiteze biba ari bimwe ku banyeshuri banyu bose. Abahungu n'abakobwa bashobora gutsinda imibare, indimi, ubugeni ndetse n'imyitozo ngororamubiri. Gushishikarira gukora amatsinda y'abanyeshuri arimo abahungu n'abakobwa kandi bakicara bavanze. Kwibuka ko mu gihe mubajije ibibazo abahungu bafata iya mbere mu gushaka gusubiza no kuzamura akaboko. Abakobwa bo bamara akanya gato batekereza ku gisubizo. Ni ngombwa ko mu gihe mubajije ibibazo mutanga amasegonda 3 kugera kuri 5 mbere yo kwakira ibisubizo by'abanyeshuri. Ibi bizafasha abahungu n'abakobwa kuba biteguye gusubiza. Kumenya ibogama rishingiye ku gitsina no gukosora imyitwarire yacu ntibyoroshye. Bisaba urugendo rwo kubitekerezaho no guhinduka. Kwifashisha urutonde rw'ibigenderwaho mu kwimakaza uburinganire, ubwuzuzanye n'uburezi budaheza bizabafasha kubitekerezaho. Ntimukwiye kwibagirwa ko abana biga bahereye ku ngero mubaha. Binyuze mu kwigisha uburinganire n'ubwuzuzanye, abarimu bashobora guhindura ejo hazaza h'umuryango mugari, hakarushaho kuba heza, harangwa no kutavangura ndetse n'iterambere. Si byo se twese twifuza kubona? Bari mu barezi, mwe murabivugaho iki? Ibyo twabikora pe.